Lelo tozali le 20 le dimanche. Mokolo na yenga. Mobutu kumi bale na sambo. Tala ndenge ezopela moto. FRDC ebetami mosekbe. FRDC na balie na bango nyonso babetami mosekbe. Bo bakanza bapalangani bontaba. Bakimi bomboloko. Donc bapalangani bondonge. Maseki ezali te tozokitela Goma. Bana mama bokita arme na se. Tozokota kuna sikoyo na Goma. Merci. Le M23 a repris le terrain perdu, il menace à nouveau les localités, les villes de Saké et bien sûr de Goma. C'est donc un échec? Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le, ils ne prendront pas Goma. Pourquoi? Mais parce que y aura une réplique de notre part. Mbere na mbere guverinoma y'u Rwanda yubaha icyemezo gifashwe na guverinoma y'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose, ariko nanone nkuko nari ntanye bivuga ko ari ibintu bibiri. Hari ibyemezo bifatwa wagereranya n'ikibazo gihari cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ukibaza niba icyo cyemezo cyo gifashwe kugira ngo gikemure icyo kibazo cy'umutekano muke. Ibyo ngibyo rero wavuga yuko nta no kubishidikanyaho icyemezo nka kiriya ntago kiba kijya mu nzira yo gukemura ibibazo bihari. N'ikimenyimenye uyu munsi kuba guverinoma ya Kongo ivuze ati abakozi bari basigaye nibagende, ubwo n'abari Kinshasa abakozi ba ambasade y'u Rwanda abacu bari baravuye n'ubundi kubera umutekano muke. Ati abacu bari hano nabo nako ababo bari hano nabo nibatahe. Ni kiza gishyigikira cyangwa se cyunganira no muri cyemezo cyari cyarafashwe ubwo birukanaga ambasaderi w'u Rwanda. Nibyo nakubwiraga ntese ko birukanye ambasaderi w'u Rwanda agatanga ambasaderi zigakora zikorana nabo bakozi bahari, ikibazo cyarakemutse. Hari ibyemezo rero guverinoma ya Kongo yakunze gufata ibyemezo na kwita ibyemezo by'akataraboneka bitagize icyo bimara mu gukemura ikibazo, kuko impamvu z'ikibazo zirahari, zirazwi, zirasobanurwa, ariko ntago arizo bashingiraho bafata ibyemezo. Hari amasezerano u Rwanda rufitanye na Kongo mu guhahirana mu by'ubucuruzi, indege ya Rwanda yajyagayo, ibyo byose barabihagarika. No gufata ibyemezo rero mvuga nti by'akataraboneka cyangwa se byo kwerekana ko hari icyo ukora ariko bihabanye neza n'ikibazo gihari. Nkuko natangiye mbivuga rero si icyemezo umuntu avuga ngo ni cyiza cyangwa se cyaba cyiza cyakwishimirwa yewe cyana kubahwa. Ntago mvuga ko kubaha ko twakanga kugishyira mu bikorwa, wanakishimira uvuga uti nibura iki cyemezo ko bafashe kiraza kugira icyo gikemura ku kibazo gihari. Ikimezo rero twacyumvise su Rwanda rwagifashe, u Rwanda rwacyakira rukagishyira mu bikorwa, ubwo wenda nibizakurikiraho byo wenda hari ibindi bizaza nabyo ruzabyakira. Ikingenzi nuko ahubwo guverinoma ya Kongo yatekereza kuvuga iti aho bigeze ibyemezo byose twafashe bisa naho tugaragaza ko u Rwanda rwo rukora amakosa, turubangamire, turwerekane uko hanze rutari. Hari icyo byamaze, ngira ngo icyo ngicyo nicyo cy'ingenzi. Niba ntacyo byamaze barakwiye gutekereza kuvuga atari ko bigeze ibyemezo dufata ntacyo bimara, twadukwiye kwicara tukavuga tuti ahubwo none nitwiga ikibazo nyamukuru icyari cyo nk'uko u Rwanda rukivuga, yaba ari byo babaza abarwana nk'abakongomani cyangwa se ibyo u Rwanda rubaza kubirana umutekano warwo.
wasikia kasadiki wasikia uko yulu ukapinga wasikia so wasikia ukapinga wasikia mbuma wana activité ko kimi okula kuna tena activité so kwaona pani connaître bien so kwaona uko activité shakatika barabara ile kule unaona uko atapita gari wewe ile birere yako ile sawa uko bwingine. Aha turi mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rubavu mu kagari ka Rutagara. Nkuko mubyumva ibyo mwumva ntabwo ari inkuba na amasasu yatangiye kumvikana mu gitondo cyane saa 12 nibwo urugamba rwahinanye hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za FARDC n'indi mitwe bafatanyije. Byatangiye nka saa 12 ubona amasasu yaracyakomeje. Inzego z'umutekano hano zabahaye nama ko tubona muri hafi naho urugamba ruri kubera mu kwitwararika. Nuko ari ukwegera hirya bakegera hirya wenda rige bakirasa cyaza mu Rwanda ugasanga hari uwo kigizeho ingaruka zitari nziza cyangwa ugasanga kiramwishe. Urebye urugamba uko wumva bari kumanuka begera umujyi wa Goma ntabwo bari gusubira inyuma urumva ko hari kuvuga amasasu mato ya paraporo n'imbunda ziremereye zaziri hari mu gitondo. Ubu rero bari kwegera imbere urebye hano na Goma buri hangana iki kugera bagera i Goma ni hafi ni hafi cyane nta n'ibirometero 10 birimo ngira ngo hano ni imbunda gusa muri kumva cyangwa hari n'indege z'intambara wenda zanyuze hano. Indege z'intambara ko twazumvaga nesha tuzazamutse ariko imwe ngo barayose. Muri aka gace ka Rutagara muri uyu mudugudu haratuje ku buryo abaturage ubona ko ntabwo ari benshi. Twageze abaturage batubwira ko ingabo z'u Rwanda n'izishinzwe umutekano hano babahaye amabwiriza yo kuba begeye inyuma kuko nkuko mubyumva amasasu aravugira hafi ahangaha. Abaturage batubwira ko aha turi muri aka gace ka Rutagara ntabwo ari kure cyane n'umujyi wa Goma M23 ishaka gufata. Kugeza ubu urugamba rumaze amasaha menshi kuva isaa 11 kugeza muri aya masaha tuvugana ya saa 6 n'ubu ruracyahinanye. Gusa abaturage bo muri aka karere bagaragaza ko cyane cyane abatuye kuri uyu murenge wa Rubavu ahari kubera aya masasu hari udusasu duke twatangiye kugwa ku butaka bw'u Rwanda, ariko bakavuga ko bizeye inzego z'umutekano w'u Rwanda ku buryo bakurikije amabwiriza zabahaye zanabijeje umutekano, ariko bakabasaba kwirundira ahantu hamwe kuko kubw'ibyago igisasu gishobora guturuka muri Kongo aho bari kurwanira kikaba cyagwa hano. Uko cyagwa hano kigahitana umuntu umwe, abaturage babwiwe ko atari zo ngaruka byagira gihitanye abantu benshi. Aha rero muri aka gace nkuko munakomeza kubyumva amasasu yo aracyavuga ni menshi, imbunda ziremereye. Andi makuru abaturage baduhaye nuko uretse kurasana kwabayeho hari n'indege ebyiri zahanuwe. Kugeza ubu icyo nababwira nuko mu baturage nyine urabonamo ikintu cy'ubwoba, cyane cyane ko nta umenyera amasasu nta n'umenyera intambara, ariko kandi ku rundi ruhande bafite icyizere abahawe n'inzego z'umutekano w'u Rwanda ko umutekano wabo urinzwe. Ingabo zatubwiye twebwe ngo twikarume ngo nta kibazo gihari kabisa. Amasasu nuko bimeze kuva mu gitondo nuko bimeze. Ibindi ingabo zacu ziducunga umutekano ba mudugudu turi kumwe n'abayobozi turi kumwe nabo nta kibazo dufite ntabwo badufite. Aha muri aka karere ka Rubavu cyane cyane kuri iki gice cy'umurenge wa Rubavu hari n'ikigo cya gisirikari hafi aha ni muri metero nkeya, ku buryo izo nzego z'umutekano abasirikari aribo bari guha amabwiriza abaturage yo kureba uburyo bakwirinda bakarinda ubuzima bwabo, ku buryo abaturage batubwiye ko babonye biteguye cyane ku buryo isaha n'isaha hagize icyaba cyangiza cyane cyane umutekano w'u Rwanda nabo biteguye gusubiza.